Hello guys, wari ubizi se kuva ikiremwamuntu cyagera ku isi kimaze kubaho mu byiciro bine by'ubukungu. Muri iyi video ugiye kuhabona icyiciro cya gatatu cy'ubukungu cyaranze isi, urasobanukirwa neza uko ikiremwamuntu cyabagaho ku bijyanye n'ubutunzi, ndetse unasobanukirwe neza uko ibyiciro by'ubudehe byari byifashe muri icyo cyiciro. Alright, reka dutangire twirebere icyiciro cya gatatu cy'ubukungu cyaranze isi. 3. Guys, twakomeje ku cyiciro cya gatatu cyaranze ubukungu bw'ikiremwamuntu kuva cyagera ku isi. Mu cyiciro cya gatatu turahasanga imyaka y'inganda. Muri icyo gihe cy'inganda, muri bwa bushakashatsi, kugira amatsiko ndetse no kuvumbura kw'ikiremwamuntu byatangiye kugenda bikura, biraguka ndetse bijya imbere. Hanyuma abantu bavumbura imashini, nyuma bavumbura n'imiriro y'amashanyarazi, bahita bakora ibinyabiziga, ubundi bubaka n'inganda. Witegereje neza, ibihe by'inganda byatangiye mu mwaka w'1492 igihe Christopher Columbus n'abandi bavumbuzi bafashe urugendo rwo gushaka imihanda y'ubucuruzi, gushaka ubundi butaka ndetse n'ubutunzi kamere, natural resources mu rurimi rw'icyongereza. Mu bihe by'inganda nicyo gihe iyi mihanda ya za kaburimbo yatangiye kubakwamo, ni nacyo gihe gukora ibicuruzwa mu nganda byatangiriye, guprocessinga products. Mu bihe by'inganda nicyo gihe amashuri yatangiye kubakwa kugira ngo abantu bige bajye gukora muri izo nganda, ni nacyo gihe amafaranga yahimbiwe, hanyuma ubucuruzi hirya no hino ku isi butangira gukorwa, buraguka bufata indi sura. Muri icyo gihe cy'inganda ni nabwo ibihugu by'Uburayi byishyize hamwe bijya umugambi wo gukoloniza Afurika n'utundi duce hirya no hino ku isi, kugira ngo batware ubutunzi kamere bwari bukenewe mu nganda, ndetse banatware n'abacakara bazajya gukoresha imirimo y'ingufu ibonanye y'ubuhinzi n'ubworozi bw'ibihingwa byari bikenewe mu nganda kugira ngo bakore products nyine. Muri icyo gihe cy'inganda, ubutunzi kamere bwari bukenewe mu nganda bwahise bubukire, batangira kuburwanira, ndetse na n'ubu hamwe na hamwe hirya no hino ku isi baracyarasana kubera ubwo butunzi kamere. Abakoloni bamaze gukoloniza Afurika ndetse n'utundi duce tumwe na tumwe hirya no hino ku isi, basubiye iwabo barongera baricara, bajya umugambi w'uko bagomba gukora ibindi bintu, basetinga uko aho ubutunzi buherereye hazajya hayoborwa, hanyuma bagashyiraho papeti zabo zizajya zibagemurira ubwo butunzi mu buryo bushyashya bw'ubukoloni buri indirect, cyangwa se neocolonialism mu rurimi rw'icyongereza, aho umuyobozi abaturage bashobora kwibwira ko ari uwabo nyamara atari uwabo, ahubwo ari igikoresho cy'abakoloni bishyiriyeho gishinzwe gushyira mu bikorwa ibyo bashaka no kubakandira abo bashaka gukanda, babona bashobora kwitambika umugambi w'ibyo bashaka kubaka. Right? Muri icyo gihe cy'inganda niho dusanga abaherwe b'Abanyamerika nka John D. Rockefeller, Andrew Carnegie, Thomas Edison, J.P. Morgan, Henry Ford n'abandi n'abandi. Mu bihe by'inganda, ubutunzi kamere nka za peteroli, za kopa, za tini, amagoruti, za korota na kobaliti, amayiranium byahise biba ubukire. Mu gihe cy'ubuhinzi n'ubworozi, ubutaka bwagombaga kuba bufite ifumbire, bushobora gukuriraho ibiribwa cyangwa se inyamaswa, gusa nibwo bwabaga ari ubukire. Hanyuma noneho mu bihe by'inganda, bwa butaka butashoboraga guhingwamo nibwo bwahise buba ubw'igiciro, kuko ari bwo bwari burimo ubutunzi kamere nk'amabuye y'agaciro, gaz na za peteroli. Itegereze neza urebe, muri biriya bihugu by'Abarabu by'ubutayu niho hibereye amariba ya za peteroli na za zahabu. Urundi rugero nshobora kuguha ni muri Amerika, aho Henry Ford yubatse uruganda rwe rukora imodoka rwa Ford muri Detroit, kubera ko yashoboraga kugura ubutaka bunini butakorerwagaho ubuhinzi n'ubworozi bw'ibitare ku giciro gito. Mu bihe by'inganda, ibinyabiziga bigenda ku butaka n'ibiguruka nibwo byubatswe, ni nacyo gihe imyuga myinshi mubona yavukiye, ndetse ni naho ibijyanye n'imishahara byaziye. Kugeza ubu ubutaka bwubatseho inganda niyo mpamvu mubona ari bwo butaka buhenze cyane kurusha ubukorerwaho ubuhinzi n'ubworozi. Imijyi yose mubona ni results cyangwa se ni igisubizo cy'ibihe by'inganda. Igihe cy'inganda, uwabaga afite uruganda n'abakozi benshi niwe wabaga ari umuherwe. Mu bihe by'inganda muri society twahise tugira ibyiciro bitatu by'ubudehe, ari byo abakene, abantu bafite ubutunzi buciriritse aribo bita middle class mu rurimi rw'icyongereza, ndetse n'abakire. Alright?
umuherwe w'umunyamerika w'ibihe by'inganda wari ufite kampani y'ama oil cyangwa ya za peteroli yitwa Standard Oil witwa John D. Rockefeller yigeze kuvuga ati ntuzigere ugira ubwoba bwo kuva ku cyiza ugana ku gihambaye cyangwa kukiguhindura igihanganje. Undi muherwe wo mu bihe by'inganda witwa Henry Ford washinze uruganda rukora imodoka za Ford yaravuze ati umuntu wese uhagarika kwiga abashaje yaba afite imyaka 20 cyangwa se imyaka 80 wa wundi ukomeza kwiga cyangwa gushaka ubumenyi ahora ari mushya ahora ari urubyiruko. Alright, Henry Ford arongera aravuga ati nutekereza ko wabishobora cyangwa se ugatekereza ko utabishobora ntabwo uzaba wibeshye uzaba uri mukuri. Alright, so guys ni gutyo icyiciro cya gatatu cy'ubukungu cyaranze isi cyari kimeze. Umunyarwanda umwe yaravuze ati utazi yava ntamenya iyo agana cyangwa se ntamenya iyo ajya. Alright,